mbere yo kureba igihahiro episode nshyashya banza ujye ku Nkuru Media ukore subscribe maze urebeho Kananga series, cyangwa niba byanze usacingemo Kananga series maze urebe Kananga nshyashya. Nawe ureba hano nibyo kora subscribe kuri Nkuru Media episode nshyashya igihirahiro ngiyi yaje. Reka twirebere episode nshyashya y'igihirahiro basaza. iyi ni inanga Ni kuri Nkuru Media hano. Reka nkwereke rero ugomba kuzamwegera ukamuganiriza ukamugira inama ukamubwira yuko umunsi yongeye kubona ikiraka amafaranga azayabika agashaka ikintu yayakoresha azajya yirirwa nibura ategereje ngo yazabona ngo ibiraka ibiki n'ibiki nyine nibura akaba ari akantu akora. Shashiri ibya Joyce ugize ngo wabishobora ntiwabishobora, gusa nyine nzagerageza mubwire nuko numvise nyine ama business yashaka gutangiza igishoro utapfa kukibona, ni amafaranga menshi cyane. Twebwe twirirwa hano mu rugo niyo washonje wateka bebe nankore ntago ari byo Jolie. Umva rero muvandi nkubwire urusha nyina w'umwana imbabazi abashaka kumurya ari Shema si umugabo wanjye, ari Rwema si umugabo wanjye. Waba utabyutse mujye gutegurira umugabo wawe ikintu afata agiye ku kazi akaba njye widumbukiza ngo ndabyuka ndajya gutegurira abagabo utari n'abanjye kugira si bigende biti. Izo ni inshingano zawe nk'umugore, ntago ari inshingano zanjye. Turakora iki? Kumva umuntu ariko Uko Karama. ibintu mwateguye biri he? Nta kintu na kimwe gihari. Ngo nta kintu? Akazi gasigaye karabaye mituweli gakorwa n'ubonetse wese. Ndashaka kugenda nonaha ukanzanira Shema hagati yanyu mwembi mukambwira utarakoze inshingano yagombaga gukora cyangwa se uwiyitiriye ibikorwa atakoze. Kwibitse. Tita ibintu wankoreye n'ibiki? Byibitse. Ntabwo uzi ibyo wakoze se. Sibyo, reka kwijijisha kuko ibyo wakoze urabizi. Ese kuki unduza kumbaza unsobanuza ibyo nakoze, wowe ibyo wakoze byose nigeze nzi gusobanuza impamvu yabyo. Tita ibyo nagukoreye ntaho bihure n'ibyo wowe wankoreye. Urumva? Ugatinyuka ikintu twadupfa cyose. N'ukuntu ugenda uvuga ngo urankunda, umuntu ukunda ntabwo ushobora gukora ikintu gituma yirukanwa mu kazi. Wirukanwa? Siri kuvuga ibiki ko numva turi mutamu turavuga ibintu byose njyewe n'iki nakoze cyakwirukana mu kazi. Wowe kugira umwana mwiza Teta. Ibyo wabwiye boss ntabwo bizi se. Biki se? Ariko Teta wimbera gushya. Muserwe tubisire ubwiza ukuri. Ibintu uri kuvugana mu gihe tugima njyewe nari nzi ko wandakari ngine uje kumbwira gutyo gukora ko maze imisira nakuvugisha narakura kari ntavugana nawe. Nebyo byo kumbwira byo kwirukana ntabwo ndi kumva uri kuvuga habaye iki. Hanyuma boss ntabwo muheruka guhura se. Boss twahuye ariko nta kintu numva. Mwavuganye ibiki nyine? Boss twarahuye. Njyewe nagomba kumureza raporo. Muserwe. Ubu kuranye urumva ibyo bintu ngene kimukajya kubwira boss njyewe ibyo uvuga nta nibyo nzi kwi. Hanyuma ibyuko hari mission nagombaga kujyamo ntagiye muse nkayoreza n'umurumuna wanjye Shema. Byo yarabirose. Sibyo. Shirwa n'izina ry'Imana mu ijuru. Ntabwo nakubeshye nta kintu nabwiye boss kuko nta nubwo ndi gusobanukira kubyo uri kuvuga. Nta nubwo muheruka guhura. Boss nyine twahuye ariko twahuye muhereza raporo z'abandi nyine zo yarakeneye mubwira yuko raporo isigaye ari yawe nta kindi nayo. Sinzi rero niba ikibazo cyane. Nese yanjye nese yo wari ujyanye. Gusa Teta ntabwo nari nzi ko ari ukunese. Sibyo. Njyewe ejo nahuye na boss. Ntungurwa no gusanga anziho buri kimwe ngendane nyura he nkora iki nibiki nkora neza nibiki nkora nabi nibiki ntakora nibiki binanira ni buri kintu cyose yarabirose se. Shagarika mu bwizo. Yihaye amakuru se. Ariko se rwereka kubaza.
wowe ukunze uranzi cyane urumva ndi umuntu ushobora gufata ikibazo dufitanye kiri personnel nkifata nkajya kugikoresha nk'inyungu yanjye mu kazi ngo bakwirukane bimarire iki? none se imyenda rwema ku isoko ugiye kwifura? Yego ngiye kwimesa. None se twumvikanye? Runaka nakoma. Mbese byari nzamesa imyenda imwe indi nyereke. Ubu se ararinda buri icyo yambara ngo nuko ngo nakurekera ngo ubikore. None se twumvikanye ko ugomba kugifura imyenda y'umugabo wawe gusa yarwema akaba ari njye uzajya uyitunganya n'ibindi byose bikenewe. Arinda abo icyo yambara senge nta maboko ngira. Amaboko ngira kuzajya mufura. Urinda uvuga ngo nta maboko ugiye kumufurira birinze bimubaye ikirundo hariya udahari kuko utabikoze se. Ariko none nzayimesa muri weekend. Ese ibyo ni ibiki wihaye Jolie? Ibintu byose ni ukubikora muri weekend. Aho ngaho nubona ibyo witanguraho umuntu keya ahubwo utagiye kumurundaho umwanda. Reka mubwire singiye rwose ntabwo nshishikajwe no kugira ngo mpumare umwanda. Kuko singiye ntabwo nzima cyane rwose. Singendereye kugira ngo abone ko ninjye ubikora kuko n'ubwo ndamutse mbikoze siyamenya ko nanjye wabikoze. Aho nicatse najya nanjye gukora rimwe mu kwezi. Ariko nkabikora bireba ko ninjye wabikoze ko abona ko mwitayeho. Shaka naki boss yambwiye ko nzana Shema tukamusobanurira akamenya hagati yanjye nawe utarakoze akazi yagombaga gukora cyangwa se uwakoze akazi atagombaga gukora cyangwa se uwiyitiriye akazi atakoze. ese ubwo ngubwo murumva bitari guterwa na ya mishoni wanze kujyamo akaba ari njyewe uyoherezamo. Si nk'ibyo byose se riba mushaka kuba ubundi bene bibazo byose biri kubanirwemo biteye. Iyo abarimwe tukajya muri mission ntabwo none bisi byari ko biri kora ngo yari guhunga kujyana nanjye none dore ibintu bigiye ndebere none turabigenza gute? Ariko nawe ibyo bintu uri kuvuga ntabwo byatanga umwanzuro. Ntabwo byatanga umwanzuro kuko niba boss ubwe yarangije kumenya ibyo bintu yamaze kumenya yuko habayeho uburyo bwo gufarisifi urumva nta kindi kintu twakagombye ahubwo tugomba kwibaza tuti watse koyingo. None se ngubu boss ni nabibaza tumubwiza ukuri tumubwire ko rwemaze kujya muri mission ariko kujyana nanjye ngo tutararana. Mufi mu mikino abana dushaka ibintu bizima tuvuga bifatika no se ubwiyo ni impamvu bagenda umukoresha ho. Reka reba ukuntu ibintu bigomba kugenda kandi neza. Ni ukuvuga ngo ibyo byose tugomba kugenda tukabwira boss nyine yuko impamvu nyamukuru yatumye atajya muri mishoni ari uko yari arwaye. Hari icyo cyatumye nyine misiyo ye yari kujyamo yarayimpaye kugira ngo njyemo kugira ngo ari njye uyijyamo bitatuma akazi gapfa kandi nabasha gusaba gutinga. Ariko umusore witwara nk'umuntu utazi bose none tumubwira gutyo ariko tubaza ngo impapuro zo kumuha akazi iri hehe diplome medicale. Ntabwo nagiye kwa muganga ariko narwariye mu rugo. Ibyo wibuka byose wibuke yuko n'ubundi
nubwo utagiye muri misiyo kandi ukaba udafite n'impapuro zo kwa muganga, ariko wibuke yuko utasibye akazi k'uwo munsi nubwo nagiye muri misiyo wowe waje mu kazi warakoze. tujye kugura shaka kavuga. Ese Jolie, ubwo ngubwo wakwibira kamwe mu tubanga twa Rwema wantera iki? Mwana we umvise n'iki ntagukorera, subiza ko ngukunda koko. Ega nabo banyitwayeho ntabwo atuma turakazanya, kandi ibintu biba ari ibintu byoroheje, tutakwiye kurakazanya, twagakwiye kumvikana. None se Jolie, uwakubwira tumwe mu tubanga n'ibintu Rwema akunda wampemba iki? Ahubwo si n'iki ntabwo sisubiza ko ngukunda koko. Mana sinzi mbese n'icyo nagukorera. Arega Jolie, uretse kuba wazanye ibintu byo gushaka kundakaza, nawe ubundi nazajya nkubwira tumwe mu tubanga. Arega sina nuko mbona nashyizemo imbaraga nyinshi nkabona nta kintu witayeho. Umva rero mubwire ibintu Rwema akunda. Aha, mbwira rero. Akunda kubwira ki? Rwema yabuze umugore. Wamutega ugutwi akamwumva, yamubwira ikintu akacyubahiriza, ntamugishe impaka cyangwa ngo amusubize. Uwo mugore aramutse amubonye umeze utyo, umutega amatwi, ntamuvuguruze, ntagire ate, mbese abwira ikintu kimwe akumvira ijwi rimwe. None se babana n'imyaka 200 pe. Noneho ni babagabo batajya bagirwa inama. Sha yenda kumera nkawe we, gusa uretse ko ari umwana mwiza ashyira mu gaciro, ariko nyine kumugira inama ku myanzuro yafashe. Meze muri gute ubundi se namushinga umubaza iki? Umugabo buriya yakwambitse, yakuguriye bubu nziza, yaguhahiye, umva yaguhaye keya, mbese nta kintu atakoze, ntanaguca inyuma, ubundi waba umubaza iki kindi? Ibyo nabyo byaba ubukunguzi nyine. Arega Jolie, hari igihe umugabo uba utagiye kumutera hejuru, ariko mukeneye kwicara mukajyana inama, sibyo? Atabyo kuvuga ngo urajya kumutera hejuru cyangwa iki kintu. Gusa nyine yafashe umwanzuro, aba yawufashe, nta kintu wamubwira. Umva njyewe ntacyo bintwaye, ibyo ni n'ubushege. Byari n'umugore ajya gushinga hejuru y'umugabo. Oya, ngiye umugabo wanjye apfa kuba atanciye inyuma, yanyambitse baze nziza, bubu nziza, umva yampahiye neza, umva namubaza iki? None we kuri keza mu buririho arenze, umva habe namba najya nicara ngo ati Mana warampaye, nta bindi rwose naba nkeneye. Jolie, iyo mico yo Rwema ntayagira pe. Ibyo kuvuga ngo yaguciye inyuma ubyagenze gute, iyo mico yo ntayagira pe. Ahubwo sisi uwo niwo mugabo ubundi ngiye nshaka. Erega n'ubundi nta mugore wagiye gushinga ku mugabo amubwira ngo kora iki, gira gutya, bigenza utya, kandi aguhahira. Agusimbye reka nkwisabira akantu, tangira ujye wegera Rwema nyine umumvugaho neza, umubwira ko nyine ndi umugore mwiza, ndi umugore nyine yashakaga mu buzima bwe, nyine nje guhindura ibintu byinshi uriya mugore wa mbere atajyaga akora. Ndagusabye. Umva Jolie, ibyo ngibyo ndabikubwiye nk'ibanga kugira ngo ugende wirwaneho nk'uko wavuze ngo uzirwanaho, kuko ibyo bintu njye ntabwo nabijyamo pe, nta nubwo nabyinjiramo, sinanabitinyuka. Ubwo se urumva nahera he muramu wanjye njya kumubaza ngo muteretera mukuru wanjye? Ntabwo bibaho. Uzagende wirwaneho, sinshaka kwijandika muri ibyo bintu, kandi ubyumve si ukukwanga. Erega sisi ntabwo ngiye nkubwiye ngo ujye kumunteretera, ariko wagenda ukajya umwumvira nyine kugira ngo wumve ikimuvamo, nanjye ukaza ukambwira nkabona aho ninjirira. Umva nkubwire Jolie, ibyo ngibyo ntabwo ngiye nabijyamo rwose, ndakwinginze ntunjandike muri ibyo bintu, komeza wirwaneho nk'uko wirwanyeho, sibyo? Njye nta kibazo birambabaye umugabo, kandi uriya mugabo nzamutsindira rwose, nzamutsindira pe, ndakurahiye. ndashaka kubabaza imikorere ya raporo zanyu zidasobanutse. Teta wowe bakuzanye nk'umunyamategeko wabo cyangwa no kuri umufatanyamanyanga? Oya boss, ntabwo ari ibyo, ahubwo ni uko nanjye nagize uruhare mu ihindagurika rya misiyo bagombaga kujyamo.
ibyo rero nibyo nshaka ko musobanurira uburyo mwabihindaguye ku buryo marketing officer yanze kujya mu kazi yagombaga gukora akoherezayo murumuna we. Mumbwire niba akazi mwaragahinduye akazi nabyo mbimenye. Boss nicyo gihe nari ndwaye mbimenyesha secretary Teta mubwira ko yashaka undi mukozi bajyana utari ngiye kuko nge nyine ntari kubasha kujya kuri tere kandi ndwaye. None se niba yaragusabye koherezayo undi muntu wagendeye ku cyo uhitamo Shema, kuki utarebye undi mukozi n'iki washingiyeho kugira ngo woherezeyo Shema? Boss nyine kubera ko urumva kuko Rwema yari arwaye nararebye mbara mu bandi bakozi nari nsigaranye icyo gihe bamenyereye ibintu byo kujya kuri tere ku buryo babasha kuvugana n'imbaga nyamwinshi y'abakiriya, mbona n'ubundi ni Shema wabishobora, bityo aba ari we nohereza muri misi. None se Rwema, niba koko wari urwaye ubundi wigeze usaba uruhushya muri Human Resource? Ntabwo nasabye. Hanyuma se bakubwiye yuko uyu mukozi arwaye agenda mu rugo akiryamira ntirirwa avuga ko atari bugere no ku kazi? Impamvu nasabye uruhushya nuko n'ubundi ntigeze nsiba akazi. Nari ndwaye numva ameze nabi ariko ngira gutya nyine ndiyanda nyuma yo kwiyumva uko meze nza mu kazi. Kurumva rero ntabwo n'ubundi nari kujya gusaba akazi, ntabwo nari ubwo urumva rero ntabwo nyine nari kujya gusaba uruhushya ngo ndasiba akazi kandi nyine ndibuze mu kazi. Birasekeje, biranatangaje ariko uburyo wiyandayanze ukaza gukorera kuri office ariko ukananirwa kwiyandayanda ngo ujye kuri tere mu kazi wagombaga gukora. Bose ntagoranye cyane cyangwa se ngo duce no ku ruhande hazemo no kubeshya bikabije. Nakoze ikosa icyo gihe, narabeshye, nakoze ikosa ryo kubeshya. Ngewe hari umucuti wanjye wari wavuye hanze arantumira nimugoroba dusangira inzoga. Nanyweye inzoga ntari imenyereye ndasinda cyane ku buryo bwaciye numva umutwe uremereye ntabasha kujya ku kazi. Mpitamo kwigira inama yo kubeshya Teta nkamubwira ko ndwaye. Nta yandi mahitamo nari mfite, ntabwo numvaga ndi bushobore kujya kuri tere. Twumvikane mwese, ibi bintu biba ubwa mbere n'ubwa nyuma. Sinzongera kumva umukozi wagiye mu ngeso mbi z'ubusinzi, kujya kunywa mu gasinda mukananirwa gukora akazi mushinzwe. Nuba amahirwe mugize nuko ari Rwema udasanzwe azwiho izo ngeso mbi z'ubusinzi, ariko sinzongera kumva ikosa risa n'iryo ngiryo na rimwe. Turumvikana mwese? Yego boss. Yego. Ntibizongere. ariko si kambara ukambwira ikintu nzakora kugira ngo Rwema nkunde. Si urumva ibyo bintu nabimenya kweri Jolly? Sisi ndabizi neza aragukunda hahandi nabibonye ko nagukunda kurenza umugore we, ahubwo mbabara umbwira ikintu wamukoreye nanjye ntimukorere iyi ndebe ko yankunda. Mwese Jolly, ibyo bintu ni ubwa mbere mbyumvisha. Wenda reka tuvuge ko ari nabyo byaba ari kumwe abantu bahura bakibera inshuti bakikundanira. Nta kintu nigeze mukorera kindi kidasanzwe. Basi reka musabe ko nzi ko abagabo bakunda keya, bakunda utuntu tw'udusiripurize twa hato na hato, wambabariye ukamfasha ukambwira igihe Rwema agirira bidi agira anniversaire. Sha aho naba nkubeshye rwose, ibyo sinabimenya cyane. Noneho ko muri uru rugo nta muntu n'umwe uba muri uru rugo wizihiza anniversaire, haba njyewe haba Shema haba Rwema, nta muntu n'umwe wizihiza anniversaire. Kereka wenda mbikushakishirije wenda nkareba ko nabimenya nkakunekera nkaguhigira ahantu hose. Mana si wabumfashije kukura muhungu nsigaye mureba neza nkumva rumeza rurazamutse. Umva Spo ariko wahiye neza ugashira. Ese nkubeshye n'umuvandimwe buriya muhungu nsigaye mwita umuhungu kubera ko noneho n'umugore ntawe uhari yaragiye. Uzi ko nsigaye ndyama nkumva nawe neza nakwimura uburiri. None ndumva waratsa umukobwa we ntabwo byoroshye.
tudatubuye se Ndangije bosi. urifashe urangije urifata uravuga umva ngiye kumara amavuzi bw'imbaga n'abandi apfuye birarangiye kure ni ibiki Gusa arantunguye pe. Kugira ngo atinyuka kuvuga imbere ya bosi ngo ahimbe ikinyoma nkagira ngo nari narasinze ngo bituma ngo nubwo ufite ko boss ashaka kutabigira intambara ko ni gute inzoga zituma usiba nyine usiba akazi action narebye nyuma y'ibintu byose ahubwo ibintu byose twapfundapfundikanyije ibyatsi twarebanye tugira ngo nanjye nawe igisigaye reka nshake ikintu kinyerekeho njye njyenyine mwebwe kitabangaje nkishyireho ntibigenda neza bigenda neza twahisemo kudukiza ngo wishire kugira ngo wishire mu byago kuri iyi ndavuga n'ubuntu nabaye numva nari narahera ari ahantu badukosoye neza bamutunguye. we nta kindi nari nose byari byanze burundu ndavuga nti reka basi bose yabaye serire Iyo uri umugabo ugomba kwirwanya. ariko basi tubivuyemo amahoro ntacyo ubu birarangiye Sasa njye mba nsubiye mu biro gatoya hari akantu nari narambaza reka ndebe yuko nyine naba nakora. ntacyo genda nta kibazo teta ibiki kubisura akazi ndashaka ko twiyunga teta ndashaka ko twiyunga rwose ibintu by'ibibazo byose dufitanye reba uko twa turi kwa boss turi kubeshya twari turi gukorera hamwe dufatanyije kugira ngo turebe ko twakemura ikibazo ubu rero ntuzi ubwo tugeze muri biro yawe tubise ibintu byose biga byahindutse byarahindutse teta uri kubona uyu nguyu tumuvanye ari kwa boss teta mwinjiranye museka n'iki uriya teta ni secrétaire mwavuganaga sibyo teta uyu nguyu ni teta Laurence atandukanye rero n'uriya muri kumwangara tumufitanye ibibazo urarakaye bituma bamubi namaze reka ibyo ni ibiki ndashaka ko twiyunga ibibazo byose twagiranye twishyira ku ruhande tugaciringa tukongera tukibera inshuti nk'abakunda ntabwo bizakuza gutyo kwendeka jya mu buryo ku kazi kawe kwiki teta shasi hari gift nshaka kugurira Rwema kwa mukobwa urashye ubuze umaze gushyuha utazi n'igihe anniversaire izabera ubuse usanze yarabaye muri kuno kwezi cyangwa mu gihe cyashize ibizongera kuba umwaka utaha erega nagira ngo nkumve nanarangije kwigura rwose hano mfitemo amafoto yayo ese ubundi ndetse na za anniversaire nta nubwo nayo mpamvu yo gusenga cyangwa n'abavuye ku kazi ahubwo reka nyikwire zino ndebe ndabizi ubwo ugiye no kubigaya rwose ndon iki se ni igiki utu ni utubogisa twiza tuba dufungiye hamwe ari dutatu hakubuza ko gutanga boxa ari ibintu bigaragara nk'agasuzuguro yagira ngo ayimaye kuko uzi ko nta zindi agira umva rero nkubwire njye ndabizi neza ko umva abakobwa baheza amagifti abasheri babo y'amabogisi imyenda y'imo imbere barabikunda cyane umva fata Rwema umutandukanye n'abo bahungu babasheri n'ibibiki mufata umushyira ahandi hantu mutandukanye nabo kuko Rwema ni umugabo ntabwo ari umusore urakumva ikindi kandi umva ngiye wagenda ukamushakira ipantaro nziza cyangwa se agashati keza n'ibyo by'amabogisi ukabivana aho ngaho n'umukobwa atanga amabogisi teta wamubariye kuko narakojeje ibiganda byemera ntabwo mbihakana ariko nyine mbabarira pe ariko ushobora kuba utazi uburemere bw'ibintu wakoze ushobora kuba utazi uburemere bw'uburyo wamusheje rwose nyine ariko nanjye niyo mpamvu ndi gusaba imbabazi ese hari icyaha kitababarirwa ariko ngubu mu by'ukuri barambwira ari wowe umuntu urifashe twajyanye muri salon sibyo turi babiri nta wundi muntu turi kumwe twumvikanye ko turi butahane ntawe uri gusiga undi wifata usiga umbwire ngo ugiye hanze ngo ugiye gufata akayaga uragaruka numara ugende ntugaruke ntegereze umuntu ntebe ubwo se urumva naratashye ngasanga pe buri utegereje uba wumva naratashye nka ryari nyine nanjye naratashye ngeze mu rugo numva sinzi ukuntu bigenze uvete numva nakora amakosa sibyo ndaguhamagara wanga kunyitaba ubwo nyine numvaga wenda ko igihe nikigera ukumva uhaza nyine umuriro kuriya muri
ahantu haba hameze nyine nawe uri butahe. rwose ko ubifashe nk'aho ari akantu gatoya uzi uri bugende nirangiza kuhamurira ntabwo utasenga usize kandi nzi ko twazanye nzi kuri bugaruke usiko ibintu wakoze bisa reba mwumva nk'urugero rwabyo kugira ngo wumve ukuntu bimeze wari wasohokana n'umuntu cyangwa se waba bagusohokanye umuntu mwasohokanye mwamara kurya no gukonsuminga ibintu byose akagarukira fagitire nibyo bintu wakoze. Teta nta hantu bihuriye sibyo twebwe twari twishyuye amasaha yose wari kumaramo wari gutaha nta muntu ukubwiye ngo ntabwo mwishyuye sibyo ibyo birakomeye ntabwo bihwanye. bimeze kimwe rwose bimeze kimwe ngewe warambabaje cyane nta nubwo nzi ikintu uzakora kugira ngo teta simply tembera icyaha nkemera no gusaba imbabazi no kwisubiraho sinzongere. mfite kondisiyo imwe yonyine kugira ngo njye nawe niba turabiyunga niba turabongera kuba inshuti tumere nk'uko byari bisanzwe mbere. kondisiyo imwe yonyine uremera tujyane mu rugo uyu munsi dutahane sibyo dutahane iwanjye mu rugo bitari ibyo ngibyo uragenda ube Rwema mbe Teta unyibagirwe ubuzima bwanjye busanzwe nkomeze mu buzima bwanjye butakuri utarimo nawe ukomeze mu buzima bwawe ntarimo n'ubundi nakwirukanse inyuma igihe kirekire nakwirukanseho igihe kirekire rero nutemera iyo kondisiyo yonyine nkubwiye n'akantu gato gusa ngusabye gato narakwihangana imyaka yose urimo urabyibuka n'ibyo ngibyo rero utabishoboye gutana nanjye uyu munsi wonyine n'ubu uranyibagirwa nyine ntabwo nzongera nyine uramera nkaho utanzi tu n'ibyo